amakuru dufite ni uko hari abanyarwanda 52 bamaze kwambuka umupaka bavuye muri Ukraine, 51 bari muri Pologne, undi umwe ari muri Hongria, hanyuma hari abandi 8 bari ku mupaka bakiri muri Ukraine bategereje kwambuka. Ubwo turizera yuko wenda barara bambutse cyangwa ejo bazabambutse. Hanyuma tukaba tuzi neza yuko hari abandi 11 bari mu nzira bagana ku mupaka wa Pologne, barimo baragenda, biragoye, hari aho bagira n'imodoka bakazorera bakagenda n'amaguru, bafite ibibazo by'amafaranga, ntabwo babasha kwafata ku byuma cyangwa se bagasanga yashizemo cyangwa bayarimise. Hari n'abandi rero tuzi neza 15 bari muri Ukraine, ariko bari ahantu hari imirwano badashobora kugira aho bajya, kuko kugira aho bajya byahungabanya umutekano wabo kurusha kuguma aho bari. Urumva bose hamwe n'abanyarwanda bagera kuri 45-46. Hanyuma kubijyanye nabo muvuga ko bashobora kuba bakiri mu duce turimo tuvugwamo imirwano, hari amakuru yatugezeho avuga ko hari abakiri mu gace ka Sumi. Abo ngabo bo murateganya gukora iki? Hari icyo leta y'u Rwanda irimo kubafashamo kugira ngo nabo babe bava muri ako gace? Icyo leta ikora ni ukumenya amakuru yabo, kuko ntabwo ushobora kwinjira mu gihugu nka Ukraine kirimo kiberamo imirwano uzi neza ko n'agace ugiyemo karimo imirwano. Ariko abo ngabo bari Sumi n'abari Kharkiv bari muri abo ngabo kimwe batanga kubwiye bari aho badashobora kuva. Amakuru yabo yose arazwi kugeza ubu ngubu, ni n'amahirwe ntawe urakomereka cyangwa se bagira ikindaba, ariko ntabwo bashobora kuhabona n'icyo leta yabikoraho, u Rwanda rwabikoraho, kuko ndi mu gihugu kirimo intambara. Andi makuru akomeje kujya hanze no gusakara ku mbuga nkoranyambaga nuko hari abantu benshi b'Abanyafurika barimo guhohoterwa, benshi ugasanga babuzwa kwinjira za gari ya moshi, ibintu amahanga arimo kuvuga ko bigaragaza ivangura ry'uruhu cyane cyane ku Banyafurika. Ibyo hari byari byaba ku banyeshuri b'Abanyarwanda cyangwa se abandi Banyarwanda batuye muri icyo gihugu ubwo barimo kugerageza kukivamo? Oya, kugeza ubu rwose tuvugana, mu makuru yose dufite, nta munyarwanda wari wigeze atubwira ko yagize icyo kibazo, kandi kinabaye twakimenye kuko nta banga ririmo. Baravugana n'abakozi bagira ku mupaka bahita bahura kwa Pologne, bahita bahura n'abakozi ba ambasade y'u Rwanda kuko bariyo babategereje, bamaze iminsi rwose babakira. Nta munyarwanda rero ku giti cye wigeze avuga yuko yahuye n'icyo kibazo abandi Banyafurika bahuye n'icyo cy'ivangura. Amakuru twahawe n'Abanyarwanda bamaze kugera muri Pologne nuko bahawe visa y'ibyumweru 2 gusa, ni ukuvuga iminsi 15. Ese hari icyo leta y'u Rwanda yaba irimo gukora kugira ngo ibe yakura abo banyeshuri muri icyo gihugu izo visa zabo zitararangira? Ibyo ni ibintu biri kuganirwaho kubera yuko tunagomba no kumenya neza abahageze, ese bose barifuza kuza mu Rwanda, kuko harimo na bamwe bagiye mu bindi bihugu, harimo bavuga bati twaguma hano muri Pologne tukaba dutegereje, harimo bari kuvuga ati se nta washaka amashuri muri Pologne. Ubu ngubu ikigenderewe ni ukubanza kumenya ngo abantu bose, cyane cyane nk'abo nakubwiye bari ku mupaka ndetse n'abari mu nzira, ko babashije kwambuka. Hanyuma abantu bose bamara kugera hanze ya Ukraine bari muri Pologne, bagakoresha muri iyo minsi 15 bafite bakuganira kureba igikorwa n'iki, kuko ntawe bari buhatire gukora icyo adashaka. Ibyo niba barakumvikanwaho, hakamenyekana imibare, hakamenyekana ubushobozi buhari, nibwo hazafatwa ibyemezo. Ariko uyu munsi nk'uko mbikubwiye byatangiye kuganirwaho bahereye kuri abo ngabo bahageze, ariko nta cyemezo kirafatwa. Hanyuma mu gusoza, Bwana Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ese u Rwanda rwari rwafata uruhande ku bijyanye n'iyi ntambara ibera mu gihugu cya Ukraine? U Rwanda ubu ngubu bitangazaho. Ikidushishikaje imbere icyo guverinoma ishishikariye ni ukubanza kuvana abo banyarwanda bari hirya no hino aho ngaho muri Ukraine, kureba ko bahava bakagera hanze ya Pologne,
ni ukumenya ngo nyuma ya Polonye bageze muri Polonye harakurikiraho iki, kumenya abasigayemo uko bameze. Nyuma yaho wenda guverinoma azagira icyo itangaza. Kugeza uyu munsi icyishishikaje ni ukubanza kwita ku banyarwanda kubera igihugu bayo bakava muri iki gihugu aho intambara irimo ibera. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze namwe.